Yesu ashimwe inshuti za gusengerwa abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Canada, abari muri Amerika, mu Busuwisi, abari muri East Africa, mu Rwanda, mu Burundi. Tubahaye ikaze muri kano kanya n'ubundi ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, imbaraga ziva mu masengesho, hanyuma mukurikira kuri gusengerwa. Tubahaye ikaze n'ubundi turi kumwe n'abakozi b'Imana nkuko n'undi mu bisanzwe mubizi. Turi kumwe na Revera Pastor n'abazi akabasuhuza buriya. Yesu nashimwe cyane inshuti zacu, ndabashuje mu izina rya Yesu, amen. Turi kumwe n'umukozi w'Imana we yabasuhuza nawe. Imana ibahe umugisha, nitwishimwe Sirasi nagarutse. Imana iduha umugisha. Tubahaye ikaze kandi tubashimiye ubufatanye bwanyu, inama ndetse comment ndetse uko mugenda mukora subscribe, mukora share ku bantu, mukuza ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka n'ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana, ariko dusengera uyu mwanya tugiye kwinjiramo. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imirimo yawe itangaje ugenda udukorera. N'ubundi twinjiye mu ijambo ryawe, ijambo ryabayeho twabaho, ijambo rikomeye, ijambo rikiza, ijambo rizura, ijambo rirema, ijambo rikuraho imisozi. Mwami, tuguhaye ikaze ngo bane natwe. Umuntu wese ugiye kudukurikira muri kano kanya yumva ijambo ryawe, ahemburwe naryo, kandi buri muntu wese atabarwe n'ijambo ryawe. Duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye umwuka wera, duhamagaye igitinyiro cy'Imana, duhamagaye ubwiza bw'Imana ngo butubeho. Imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana aganze. Reka umuntu wese uzumvira ijambo azahemburwe na iri jambo rigere kuri buri muntu wese, kandi uyu mwanya utubere umwanya mwiza. Tuguhaye ikaze Uwiteka ngo bane natwe muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Amen, amen. Mushumba, Karame, turabakiriye. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turi gufashwa, ndagira ngo twese tugiye gukanira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Sibyo? Tugiye kuganira ijambo ry'Imana iri hano muri Yesaya. Yego. Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 14 ku murongo wa 24. Amen. 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 Iri jambo ubu tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane rwose. Ndumva ari ijambo ryiza, ngira ngo rifite intego ivuga ngo umugambi w'Imana uzahora usohora ku buzima bw'abantu. Amen. Kuko ntekereza ko icyo gice niba nkibuka havuga neza yuko uko Imana yatekereje, uko Imana yagambiriye, nuko havuga niko bizasohora. Nuvuga ngo ntabwo bizakorwa kuko hari indi nama yabigize, ubwo umugambi w'Imana uko ubwo bivuze mu ntego y'ijambo ngo uko Imana yabigambiriye niko bizaba. Amen. Naho ngaho mwuka Imana. Ubu dusomera ahantu ubwo bice 14 naho ngaho murongo 20. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo yo rije ari ubuhanuzi. Haleluya. Reka dusome. Ni nabwo buhanuzi ubuzima reka muri. Yes. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 14 umurongo 24 haranditse ngo Uwiteka Nyiringabo Yego. ararahiye ati nukuri uko nabitekereje Haleluya. niko bizasohora kandi uko nabigambiriye niko bizaba. amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Uko yabigambiriye. Ubundi iyo twinjiye mu mateka ya kino gitabo, ubundi umuhanuzi Yesaya amwita ko ari umwana hamwe na Mose. Kandi Yesaya ni umuhanuzi wahanuye mu mwaka wa 740 mbere y'ivuka rya Yesu. Ahanura ku bami benshi batandukanye. Ubwo gende ku mateka y'uno mugabo. Ahanura mu gihe gikomeye, uhereye mu gice cya 1 mu cya 6, Yesaya yarazi ko ari we mukiranutsi uriho. Ngo bazabona ishyano arababwira agahora ariko igice cya 6 uko atangiye avuga ijambo rikomeye ngo nimuza tujye inama ni kuwiteka avuga. Cyari igihe abantu bafite nk'ibyaha, hari ingoma y'umwami uze hari ibyaha byinshi, noneho ahanura muri icyo gihe kibi cyari kigoye mu mwaka wa 740 mbere y'ivuka rya Yesu. Noneho mu gice cya 1 n'icya 2 ngo yego abantu acinye inkweto z'i Yerusalemu, bakubwa ngo bashiraga isoni, arasobanura avuga iby'uruzabibu
ngo ariko ageze ku gice cya gatandatu hari n'icya gatanu ngo abazinduka bapfumba inzoga bakaraza baravuga ibyaha bazabona ishyano ku gice cya gatandatu. Ubundi umuntu wese uhora yibwira ko ari we mukiranutsi niwe munyabyaha. Uko bimeze. Umuntu wese uhora wita ko akiranuka niwe niwe munyabyaha. Niwe washize cyane. Kuko umukiranutsi n'Imana turi abanyabyaha. Noneho ibice bitandatu ngo ari wenyine ngo nibwo yabonye Imana. Nawe nibwo yemeye ko abonye ishyano. Nibwo yemeye ko abonye ishyano kuko yagize gutya ngo yari mu rusengero ngo yereke ubwiza bw'Imana. Ubwo ndi mu bice bitandatu. Yeretse ubwiza bw'Imana ngo arangije ngo yuzuye mu rusengero buri hantu ajya. Yirebye bona ni umunyabyaha. Aravuga ati mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye mu bwoko bwanduye. Ariko mu bice bibanza nta shyano yiyumvagaho. yumvaga ko ari umwere. Uwita umukiranutsi wese ari umunyabyaha. N'ijambo rero bivuga. Ubu Imana nyabinyoma. Barangije ngo mbonye ishyano mu bice bitanu byose bibanza. Abantu bose ni bavuga ngo bazabona ishyano. We yumvaga nta kibazo. Ariko ibice bitandatu yagize ngo abone ubwiza mu rusengero rw'Imana. Ngo yirebye ngo mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye mu bwoko bugize gute kanduye. Ngo marayika aramwumva ati aha ubwo uvuze ko uri umunyaminwa yanduye ibintu biroroshye. Ngo marayika aragenda ajya ku rugarama bavuga hariya nabwo n'urufashe ngo akuraho ikara ryaka umuriro. Nawe ntiyari kuzaho intoki. Yego. Arifatisha igifashe. Azana ati zana uwo munwa wawe. Akozaho. Bibiliya ntivuga byose. Ngo Yesaya ashaka gusubira inyuma yajya imbere akaba ahungira kuko Imana yarakwiriye mu rusengero. Ngo ubwo uvuze ko ufite iminwa yanduye zana uwo munwa wawe. Yaje marayika ngo amukoze ikara ku munwa. Bibiliya ivuga ibintu byoroshye. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ikara ku munwa. Marayika atakujeho intoki. Kumba afatisha ikindi kintu igifashe. Arangije ati zana akoze. Ndati ntabwo ari njyewe ati oya. Bavuze ko wanduye zana umunwa. Muhanagure. Abahanga basobanura ko ngo ntabwo yamarika acishijeho rimwe. Banje gucisha hasi. Yakozeho. Bacisha no hejuru. Aramushiriza ati biratunganye. Marayika ati yazana no hejuru. Tugira abantu bagira umunwa w'umurokore hejuru ari umupagani. Ugasanga ibintu bavuga n'abarokoreye n'abapagani barakijijwe ntibakijijwe bazi Imana. Ugasanga by'ukuri ngo bigaragaza ko bazi Imana ariko bagahakanisha Imana imirimo yabo. Uranyumva neza? Yego. N'abantu bahiye uruhande rumwe. Aba yavuze ngo Efraimu ngo ameze nk'urubuto rwahiye uruhande rumwe cyangwa umutsima udahiye neza. Ko uzasanga umuntu afite amagambo y'Imana ariko afite n'ay'abapagani. Umusanga aravuga ukuri ariko afite n'ibinyoma muri we. N'ibyaha zana n'uwo hejuru tuwukongeze. Naho mbanze mushireho gahunda. Mbese arashaka gutura mu mwijima ariko akaba no mu mucyo. Mu buryo bwiza dufite abantu nanjye nabandimo ubareba ugasanga n'abantu b'Imana pe. Yego. Yaririmbuka gute marayika aratambutse. Yego. Ariko yanagutuka kugira ngo Satani atuye muri we. Dufite abagore beza bambara bakaramye ariko wagenda ugasanga yihinnye mu mashambure gusambanayo. Yego. Kandi yasaga neza heye mu rusengero. Yego. Tugira abakobwa baririmba muri studio ya marayika yamanutse. Ariko yanarenzaho nabyiri kagira ngo igaziye ni inzoga niwe bazikoreye. Abgati zana undi muntu. Reka tugaruke ku magambo twashatse kujya mu mateka y'ijambo ry'Imana. Ni byiza cyane amateka. Ngo yasubiraga inyuma aho ngati bazana n'uwo muntu. Birakwiriye yuko Yesu biranavuze ngo ntabwo isoko imwe yava nk'amazi arura naryoshye. Ibishoboka. Amgatizana n'uwo hejuru. Dufite rero abantu bahiye umuntu. Izo ntambara mva mu madini zose no umuntu. Ntabwo bahiye hose. Kubigisha ngo bazabanisha n'abajura kandi n'abariba. Bazabanisha n'abasambanyi naraheye. Bazabanisha n'ababeshya nawe abeshya no kuri telefone. Abeshya n'ibitabeshyeka. Bazabanisha no ababyuka baroga nabundi araroga ukarogesha abantu. Yamaze abantu baroga. Amagambo nibwo burozi bwanyu nabonye bubi. Yego. Amgatizana n'uwo hejuru. Atari ko nubwo mbikora sijya atizana ariko. Marayika arongera akoza. Ntugire ngo yakoza nukunyuzaho. Ngamaze gukozaho. Aravuga ati none nde watugendera. Ati ntuma ndi hano. Amina. Abadukwiye gutunga abapasiteri abashumba bavuga butumwa nuko tuba dufite iminwa yakozweho n'ikara ry'Imana. Amen. Kera nibuka ko wabonaga umurokoro ukumva ubonye umukozi.
ariko amabandi menshi yishe mu izina ry'ikirokore mu ndeba cyane bisobanuye ngo bafite umuntu umwe ukijijwe undi ntukijijwe muri make ntibakijijwe ntibanaguye bari hagati ku nyungu za buri muntu bahagamyaho ari bo Yesu yabwiye ngo mw'abafarisayo b'indyarya mwe muzenguruka mu kabande mushaka uwo muhindura yamara kuza akaba umwana wa Gihenomu kubarusha ngo dore indaya n'abajura n'abasambo batanze gutanga mu ijuru Yesu rero muri icyo gihe nawe yarahiye umuntu umwe ingariko marayika ntabwo wari uhiye atakiranuka dukeneye abayobozi bafite umunwa wamaze gutungana ndavuga bitorero dukeneye abantu bahuza ibikorwa n'amagambo ntabwo dukeneye abantu batubwira ibyo badakora ariyo mpamvu ngo habaye inama bwa mbere burya benshi barabimenya burya kuva itorero ryabo hamaze kubaho inama ebyiri burya kwa papa iya mbere yabaye y'intumwa ita concile ngo hari ibicishoneta byakozwe n'intumwa babwira ngo abanyamahanga mwibikoreza umutwaro namwe wabananiye bashanga abantu bagira ati mwibikoreza umutwaro namwe kuva kera bikorera ibyakunaniye kera amategeko yaratugoraga ahubwo mubwira abantu kwirinda gusambana kuri biterekeshejwe ngahasigaye cyo mubihorire ngo ikintu abafarisayo bakoraga bahambiraga umutwaro bakawikoreza abantu batabasha gukozaho urutoki umuntu arabwira gutanga icya 10 ntacyo atanga arakubwira ngo ujya mu moko kandi ari umunyamoko wa mbere arakubwira ngo ndi umuntu kandi ari umupagani wa mbere no kuvuga ngo icyari gikenewe nuko ibyo tuvuga bihura n'ibyo dukora icyo udashoboye ugasaba Imana ikagushoboza asifiwe Bwana amen Imana duha umunwa uhuza ibikorwa n'amagambo impamvu gisegero ntizifungurwa ngo ariko harabura iki ni ibyaha byacu ni amanyanga yacu wagira ngo nyambashisha rega byo kuvuga umuntu yicare gusa ngo siguti kwanza ndetse barafungura ngo bakire imitima ni ngo kuri sindi umwana mu by'abarokore ariko icyo nkubwiza ukuri akaga itorero n'isi bifite ni abarokore badahagarara mu mwanya bakwiriye avuga ati noneho ngo ati ninde watugendera ati ndahari ntumwe ati reka tugutume ubwo nibwo yahise azinduka mu bice 7 abayeretswe ibizaba bice 8 ababonye ukuntu Imana hagiye kuzavuka witwa Yesu ibice 9 abahanuye Kristo ati Imana ikomeye data twese itangaza umwami w'amahoro arazamutse 11 azamutse 12 aragendagira kuri 14 aho Imana abwira ko izaruhura abantu amen asifiwe Bwana uyu mugabo urupfu yapfuye ngo yahungiye mu giti baragikera ntago mvuga urupfu rwa Isaya ariko yahanuye mu bahami bari bagoye cyane kandi ahanura bamwita n'umuhanuzi mukuru nuvuga ngo rero uyu mugabo ariko ageze muri 14 kuko muri icyo gihe abafilisitiya bari bamereye n'ababisiraheli Imana irabwira ngo nzabanza mbaruhura umutwaro babikora Imana ishimwe ndangize mbikore arabwira ngo uko nagambiriye niko bizaba nuko nabitekereje niko bizasohora biravuze ngo intego y'ijambo munsi yo kuganiraho ruvuga ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bw'abayubaha arakanuvuze ngo abafilisite ngo bari barabavunnye baremera bicaye hejuru kandi burya Filisitiya abasidoni abamowabu n'abandi bose n'amidiyani bagereranywa n'imbaraga za Satani zikorera musanga ushobora kuba udafite abafilisitiya afite isura ariko afite umwuka wa gifilisitiya umwuka wa gifilisitiya ni umwuka w'ishyari ntabwo muri kubyumva rero twabyumvise umwuka w'abafilisitiya ni umwuka w'ishyari muri kino gihe kandi ishyari noneho rigashaka no kuzikura amateka ngo ariko uriya ntitumuzi arwaye imbaraga sa uriya ntitumuzi wo kwa runaka mbega ni umwuka w'ishyari uzana amateka ya kera hakaba umwuka w'abasidoni umwuka w'abasidoni ni uburwanyi urubyaro wabyaye nakubwira byinshi umwuka wa Mowabu ni abanga ubutunzi ugeraho se murashaka gusobanura byose yose rero ni imyuka yahagurukiye abantu babumva buri gihe abamidiyani ni umwuka wo gutuma utatera imbere kongo baringaga bakaza bagasiribanga imyaka yabo ni wa mwuka abantu bakakubeshya ugahura mbega bagahora bumva bahora bakugenera baguhereza batihereza wa mwuka bagora bakubeshya ngo ntusaba akazi ngo Imana izakaguha ngo urumva ngo Imana ishobora byose niyo waryama udakora ntakagire
mushumba imana igumugisha ese wabyumvise ariko buriya nuvuga ngo hari iyo myuka itanu ihwana n'amahanga atanu mu gihe binjiraga mu Isiraheli Imana yanze gukuraho yanga kuyakuraho kugira ngo azabigishe kubaha ngo bataramenyereye intambara zo mu butayu bazigire mu gihugu isigama atanu hari nk'Abafilisitiya Abamowabu n'abandi bantu bose bari babangamiwe n'umwuka w'uburyarya kuko bafite uburyo byabagaho akumva utajya mbere yajya mu nama akumva yagusenyeramo yajya ahantu bakwigaho ku ijambo akumva yagusubiza hasi ariko Imana iti uko nagambiriye nuko nabitekereje niko bizagira none ikindi umwuka w'ababonabwiye wa Midiyani bari ibyo ntibikunyuze noneho n'ikindi kiriho ubwo ufite inzu ucumbitsemo ntibihagije ariko usibye kugira UPI muri Kigali ibyo ntabwo biryoheye Midiyani bo n'abantu baguheza mu rungabangabo kandi oya n'ikindi gikomeye umwanditsi witwa Salomo zamurijwe umwanditsi witwa Salomo imigani ibice 21 umurongo wa 30 yavuze ikintu gikomeye yaravuze ngo nta bwenge nta n'ubuhanga nta n'inama byabasha kurogoya cyangwa kurwanya Uwiteka yego bisobanura ngo Imana avuze ku muntu kimuhoraho ntaho kijya inama rero icyambere inama zakorerwa hehe haba muri Suruduwiri haba muri Kambuca na zayewe ngo zayindi zitwa yewe muntu naho zakorerwa mu buriri zakorerwa mu ahantu hihishe uko ari hose zakorerwa ntago zarogoya umugambi Imana yavuze ku muntu nkumve hakiri kare nyumva mukozi Imana wese muvuzi wacu je namwumvise kare nuvuga ngo nta nama ijambo ryitwa ngo nta nama waba utayirimo nta nama batayigutumiyemo utayikandagiramo bayikorera muri hoteli bayikorera kuri WhatsApp bayikorera kuri message bayikorera mu kabari bayikorera ku yabasha kurogoya umugambi w'iki w'Imana nukuvuga ngo iki Imana yavuze igihagararaho rega kibitse muri we haleluya kibitse muri twe yesa ubwo niko yavuze umukozi w'Imana kuvuga ngo nta nama mwahano yakurikiye gusenga rwaye noneho banakore subscribe banakore share na comments noneho hasigaye bumbe nino jambo nukuvuga ngo uko Imana yagambiriye ashaka tinde ku nama ikindi kiri inama umutinde ku nama ko gikomeye ikindi kiri umushumba gitonde gake duhana amagambo kandi dufasha kuma ntabyo nuko iyo uko yabigambiriye nta muntu wayifasha nuko yabitekereje niko bizaba none ntaki nta nama zakorwa n'abadayimoni nta nama zakorwa n'abarozi nta nama zakorwa n'abahanga nta nama zakorwa n'abakuyobora nta nama zakorerwa aho utajya nta nama zakorwa aho udaherereye nta nama zakorerwa muri hoteli inyenyeri 5 nta nama zakorerwa mu kabande nta nama zakorerwa mu modoka nta nama zakorerwa muri salo zabasha kubuza ku mugambi w'Imana ugira gute usohora zakorerwa muri Suruduwiri Kambuca mu Kigage nazayewe muntu Nizizwa ko yewe muntu Imana irihagije muri byose ibyo yagambiriye asifiwe Bwana ibyo yagambiriye ibyo yagambiriye Imana yagambiriye niko bizaba nibyo yatekereje niko bizaba uko niko Baramu yabwiye Baraki atumva Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si n'umwana w'umuntu ngo yishuse ibyo yavuze izagira ngo dore nategetswe kubahesha umugisha kandi simbasha kuwukura kuko yarobahaye icyambere tuye ko ari nta nama zakorwa n'abapfumu zakorwa munsi y'ubutaka zakorwa hejuru y'ubutaka aho zakorerwa hari hose zakorwa kuri telefone aho zaba hose nta cyaha umugambi w'Imana ku buzima bw'udukurikiye nshuti mukurikiye gusenga rwa Imana ishimwe ndagira ngo mukurikire ijambo neza kuko ubu n'ubuhanuzi iri jambo n'ubuhanuzi iri jambo n'ubuhanuzi ubifate nk'ubuhanuzi hari inama ziri ku buzima bwawe ntabwo turi hano
gusa ni umwuka w'Imana watuzanye ahangaha turi kumwe n'abakozi b'Imana tubona umushumba nk'umuntu Imana yahaye kwiga ijambo ry'Imana turi kumwe n'abafite amayerekwa ubu ni ubuhanuzi hari inama zijya zikorwa hari inama zijya zigambiriwe hari izo bajya bapanga ko baguceye igikana Imana ikahaba hari izipangwa ngo ufungwe Imana ikakurengera hari izipangwa ngo ukenyuke Imana ikakurengera Bibiliya iravuze ngo nta nama nta bwenge nta n'ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka kandi uko yabivuze nuko yabigambiriye ntabwo ari umugambi bivuze ngo hari abantu bahaguruka bashaka gukuraho umugambi w'Imana ntabwo wambuza poromosiyo Imana yarayimpaye hoya n'ikindi kiriho ntiwambuza kwicara ku ntebe Imana yangeneye ntibishoboka ntiwambuza kurya uko ugomba kurya ndagira ngo mbwire abakurikiye gusengerwa mwigira ubwoba ibidashoboka ni ku bantu ku Mana byose bigira gute nta nama can make impossible to be present impossible ibidashoboka ibidakunda ruvuga ngo Imana yagambiriye kuko abanyarwanda n'abarundi n'abagande badukurikira mu Kinyarwanda n'abanyamahanga abantu bari gutera ubwoba ngo numvise kanaka avuga no yavuze ariko ntari bukore kuko ikintu Imana yagambiriye umva nkubwiza ukuri icyo mu ntebe amatwi ntabwo Imana izakubuza kumva ibyo abantu bavuga ikizabuza nuko ibyo bavuga bijya mu migambi ahubwo hazasohora icyo Imana yavuze oya n'ikindi mushumba Herode bamaze kubamba Yesu yaranditse hejuru aravuga ngo ni umwami w'Abayuda baravuga ati ubundi kuki wanditse iri zina icyo kuki wanditse iri zina aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse dusubire inyuma ho gake ariko tujya n'imbere yego wari utubwiye ngo nta n'imigambi cya kabiri ni imigambi oya nta nama nta bwenge aha urakoze cyane nta nama nta bwenge icyo bita nta bwenge yego cya gatatu ni iki nta buhanga yego ndimo ndabyumva ni ukuvuga ngo nta nama yashobora kurogwa mu mugambi w'Imana cya kabiri yavuze Salomo yavuze ubwenge wabwiga wabwa muri Amerika wabwa muri ariho hose wabucukumbura waga kaminuza wagira gute ntacyo wakwiga ngo urogo y'umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ubu turimo turavuga imbaraga z'Imana ku buzima bw'umuntu bisobanura ngo iki Imana yavuze gikurikirana umuntu nta buhanga washyiramo gikurikirana noneho ntabwe iyo wisdom bayo mayeri n'ubucakura n'ibicana ngo ibyo byombo ko ari bitatu yego ntibishobora uvuga ngo icyo gusenga rwayirimo itangaza nuko Imana yihariye ububasha ku muntu yaremye kandi iby'Imana yavuze nibyo bisohora ntihasohora ibyo abantu bavuze hasohora iby'Imana n'iby'Imana yagize gute yavuze hari akajambo mutumvise ndababwira ngo nta na rimwe Imana izakubuza kumva ibyo bavuga oya kumva tuzumva ariko ikintu Imana izakora umugambi izarinda ko imigambi yabo igira gute isohora hazasohora umugambi w'iki w'Imana Imana ishimwe cyane uwitwa murakoze kunshokoza neza ngo uwitwa Farawo ngamaze kurekura Abisiraheli ngo umujinya uramurya ati Abisiraheli bacitse gute manipona nifite zigiye gute aravuga ati ngiye kubakurikira mbafate mwari muzi amakuru yarashingiye ku bintu bine yego yaravuze ngo icyambere yego maze igihe mbica inzara ntago baraye bariye yego kumbi ntamenye ko Imana yaraye bagaburiye nijoro kuko ngo yafashe igihugu kimwe n'amazi amwe yashyiramo umwijima ahandi hashyira umucyo Imana itunga abantu bayo mu buryo utamenya Imana ihimbazwe Imana itunga abantu bayo mu buryo utagira gute yashyize igice kimwe umwijima ahandi hashyira umucyo si igice kimwe ahubwo ni mu nzu imwe mu yindi kuko bari batuye bavanze hari uwashobora kubutoranya muri Egiputa hakaba umwijima umwisirayeli akaba umucyo yarayibagaburira kandi muzarye mukenyeye utazawumara azashaka abandi nisigaye muzazose muzi kose kuno kuzitara kugira bataza kunukira abantu abango murye n'amanono ishyiraho n'imboga kugira ngo babone neza nyuma na nijoro ibaha n'imitsima Imana ihimbazwe gitondo baragenda wibeshye ngo barashonje kabiri yaravuze ngo bagenda n'amaguru baragwa mu butayu gatatu aravuga ati ntibazi Egiputa baraza kugwayo kane nta bwato bagira amazi arabashyikiriza ati ibyo bintu nshingiyeho ndabafata
kandi bimarireho agahinda. Arangije ngo ashingira ku kindi kintu gikomeye, aravuga ati none iki nigiye ngiye gushingiraho niki? Mfite amafarashi yanjye azi kwiruka n'amagare 600 azi kwiruka. Abahungu na tole uzo murongo wasomye 3 avuga ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba ariho kunesha kuva ko witeye. Imana ishimwe. Aravuga ngo mfite abahungu bazi kwiruka, igihugu cyanye ndakizi, ndabafata. Kandi koko yarabafashe yabagezeho, arabatuga bagezeho neza birangiye ngo Imana kwerekana, Imana itavuga ngo subira inyuma. Ibaze baratakira Imana ngo turapfa, Imana ati nimusubire inyuma. Hari igihe Imana igutinza, icyanga ikwereka kugira neza kw'Imana. Ashaka kubasoreza barimo aho iminota turimo turagenda tuganira, uzi ikintu cyabayeho tumateka, nta kizabuza umugambi Imana kugira gute gusohora ku buzima bw'iki bw'umuntu. Icyo yagambiriye kuri wowe icyo kizaba, icyo yapanze icyo kizaba. Nta nama nta bwenge ngo arangije abafashe ngo uwo mwanya Imana ibwira Mose ngo nimusubire inyuma. Dusubire inyuma, ati musubire inyuma kugira ngo mbege burya Imana ikwegereza abanzi kugira ngo ubone uko ubana nabo. Burya kandi nabwo ngo umwanzi wawe kuba hafi nk'uko urwaje akucura hafi, ariko burya niwo mugambi Imana ibigira ngo igushyigikire mu mugambi. Icyo mubwije ukuri ko izaturinda amaboko yabisha, kitazaturinda n'akanwa kabo, ko akanwa ntacyo kavuze. Oya bazavuga ariko imigambi yabo yisohora. Noneho ngira begera irangije ngo Imana kuko umutekano iva imbere izi inyuma. Abana berekana ko ari nk'agatambaro gato, imbere yari umucyo, iraza ijya inyuma. Ngo irangije abi imbere bamurikira iryo tara muri kenkari nawe ndaribona rimuri ku mucyo no mwijima. Wegeze uribona? Ku Bisiraheli wababereye umucyo, ku Banyegiputa babera umwijima. Ntaho warikura. Harawurigura. Oya ntaho waribona. Imana ntizabura inzira abayubaha. Imana ishimwe. Yanyura mu rukuta aho ariho hose. Noneho ngirangije imuritse, reka mbaho amakuru agaragara. Burya barabafashe, bwarinze bucya bakibariho, ariko Imana yima amaboko ibakoraho. Imana ishimwe. Uburyo Abisirayeli bumvaga ibinono by'ifarashi, baranabareba. oya nabo babonaga, bumvaga imirindi. Noneho n'Abanyegiputa bakumva Abisirayeli bagenda, ariko burinda bucya batabafasha. Uko niko tubana n'amakuba. Abarozi nibatubona, abagambana nibatubona, nibatubona, kandi tugenda bazi naho dutaha, bazi naho turara, ariko amaboko yabo yabananiwe kugeraho, kuko hari Imana yavuganye nabo. Uko yabigambiriye niko bizaba, nuko yabitekereje niko bizasohora. Ubwira bakurikiye gusenga rwango iki Imana yagambiriye gifite agaciro kuruta ibyo abantu bagambana uyu munsi wa none. Asifiwe Bwana. Amen. Nisaba gusabana n'Imana. Yego. Se mwari mubizi buriya ngo arabakurikira. Arabakurikira. Imana ati uyu munsi bari yamubonye uzongera kubona ukundi. Babwira ibintu bine by'ubwenge. Tote na anema by'ubwenge. Bine by'ubwenge mu byumve irayegereza irangije ngo barambuka ijoro ryose. Kwabwe ngo mugiye guca mu nzira mutigeze munyuramo, utazongera no kunyuramo. Arangije ngo barambuka, bageze hakurya n'abandi rareka barambuka, ngo bamare gushira mu ko Umwisiraheli wa nyuma yasohotse mu nyanja itukura. Umunyegiputa wa nyuma nawe agezemo hagati. Bose bari muri icyo gihiri, bose barundiyemo. Umwisiraheli wa nyuma yambutse Egiputa, uwanyuma Egiputa ageze hagati mu nyanja, bose bari mu nyanja. Imana nabwo atereka mbereke, yongera ihindukiza itara iritunga hehe mu nyanja. Atubanza Uwiteka atugiriye neza. Kumbi Imana yagerekeje mu ifite intego ebyiri, yagira ngo yereke kugira neza kwa imbere y'abisha Abisiraheli. Imana ishimwe. Bakura biruhanije ngo nibwo bavuze ngo tubonye ko Imana irwanira Abisiraheli ikarwanya Abanyegiputa. Irangije barenzaho amaso birabapfu bine. Icyambere kwaro kugira ngo amagara atazabiruka inyuma. Yego. Hari ibintu Imana ishekeje ku buzima bw'umuntu turi. Imana ishimwe. Icyakabiri kwaro kugira ngo bazagende ubutaha bafite umutekano. Yego. Irangije ikuraho n'amagare yarangiza ku buryo ngo burenga Egiputa yongeye kubona intwaro biyigoye. Ko ngo yakoze mu ntwaro zarindaga umwami zikomeye. Seti turahanga uko yagize gute rero? Uko yagambye. Ahanga ho muvuge karibu namwe murakoze. Dushingiye kuri iryo jambo mushumba, umwanya wo gusabana n'Imana. Abo Bisiraheli ahantu bambutse hari ahantu hakomeye nkuko wabivuze, kandi amateka twereka ko ngo mu bujya kuzimu zari metero zigera muri 300, ariko Imana irigwatiriza ikora ikigomba gukora. Uwo yarinze rero imurindisha ingabo nyinshi.
irabambutsa ibageza hakurya, turayishimiye ko yabikoze. Umuntu ukurikiranye gusenga rwa ntahagarika umutima icyo Imana yagambiriye, icyo Imana yavuze kuri Horace umuyobozi wacu, icyo yavuze ku mushumba, icyo yavuze kuri mwebwe mudukurikiye, ntaho cyagiye kiracyahari. Hari n'abantu bajya bibeshya ngo impamvu bitasohoye ngo nuko baba umunyabyaha. Icyo yagambiriye no kugikora izagikora. Iyo baravuga ngo umva ngo menye neza ko nta kibasha kurogoya umugambi yawe. Ndagira ngo tubwire abakurikiye gusenga rwa mukozi w'Imana uko yagize gute yabigambiriye. Ndagira ngo yenda ndakwakanye dusoreze nk'umuyobozi wacu, icyo Imana yagambiriye no kwizagikora. Abantu bave mu bwoba, witinya imiyaga, witinya abavuga, witinya abasakuza, witinya ibikuvugwaho, witinya ko uba mu nama uticaramo. Utahicara wahicara, utabuhari wabuhari, icyo Imana yagambiriye nicyo kizasohora. Asifiwe Bwana. Amen. Nicyo kizagira nicyo kizasohora. Ntabwo hazasohora imigambi y'abagome ku buzima bwawe, ntihazasohora imigambi y'abagome ku buzima bwawe. Uko Imana yagize gute niko bizabigenda, niko bizasohora. uko yabitekereje niko ntabwo izakora ku bitekerezo by'abantu, izakorera kuko abantu bavuze ngo bagiye gukaranga mu butayu, n'abantu bakugambaniye bazagambana igamburuze. Yego, muri iki bazagambana ntibikure, bakuroge irogore, bakubeshyere ibabeshyuze, baguteranye iguhagarare, bagusebye ikuvuge, bakwange igukunde. Uzagera ubwibyibaza ngo nukuri ndarahiye uko nagambiriye niko bizaba, nuko nabitekereje. Twakurikiye gusengarwa wihagarika umutima, tukuzaniye inkuru ikubwira ngo hari umugambi Imana, hari umugambi w'Imana tukuzaniye inkuru. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mpere ngo iminota 2 yonyine gusa. Icyo Imana yagambiriye kizasohora. Haleluya. Nubwo ibuye ryatukura, icyo Imana yavuze muri twe gituye muri twe, kigendera muri twe. Amen. Imigambi yabo yose, ubwenge bwabo, aho bizakorerwa, ibyo ntacyo bivuze, kuko icyo Imana yavuze kiruta icyo bakuvuga. Erega navuze ngo nta ntwaro bagucuriye. Iri jambo mujye muryumva, nta ntwaro bagize bagucuriye. Iri jambo biryumva, barebye imbaraga ufite, bajya mu ruganda gucurisha intwaro ihwanye n'imbaraga ufite. Bango iyo bagennye ko yakurimbura tarazo bene sana wiketa. Icyambere ndabanza gushimira Imana igumugisha, ndabakiri kubwiriza Imana igumushumane mu mugisha mwishe cyane. Ndabakiri nukuri, iyo wicaye hano turafashwa, cyoroje mu wayize pe, nta nama Imana yarakoze nta nama, Imana igumugisha. Hanyuma nta bwenge, yego, nta n'ubuhanga, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Haleluya. Nushaka kuyakurikirana Imigani 21 umurongo wa 30, nuko havuga hari inama ziri ku buzima bwawe, icyo shaka kuvuga. Amen. Hari inama ziri mu rugo rwawe, yego, hari inama zikorwa mu kazi kawe, hari inama zikorwa mu muryango wawe, hari inama zikorwa ku bukwe bwawe, hari n'abakwanga, hari n'abakwanga batanakwifuza, hari n'abatakwifuza, batanagukeneye. Tukuzaniye inkuru y'umwuka w'Imana igutangariza ko izo nama twicaye hangaha, tukuzaniye inkuru ivuga ngo izo nama zivuyeho damitara uko yabigambiriye. Ikindi uko yabigambiriye. Haleluya. Wari uzi ko hari abagambiriye kuzamererwa nabi, ariko hari umugambi, hanyuma bibagiye ko hari Imana yakumenye kera utarabaho. Nubwo hari abafite uko bari kugambira, bagambira ko wasara, bagambira ko wakorwa n'isoni, bagambira ko wafungwa, bagambira ko wakambara ubusa, bagambira ko wasazira iwanyu, bagambira ko wahora urwaragurika, bagambira ko wahora mu nzu urembye, bagambira ko utazigera ugira ikintu ugeraho. Umva hari umugambi w'Imana uze gutesha agaciro imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe, uko Imana yabigambiriye. Haleluya. Dewe si imando uko Imana yabigambiriye, kandi ibyigambira gukora ku buzima bwawe ni byiza si bibi. Uko Imana yabigambiriye niko bizaba. Mushumba utwemereye umunsi
uradusengera atari Urasengera yasenga abantu. umushumba atari yasenga umuhanuzi Yesaya 33:3 aravuze ngo Uwiteka utubabarire niwe twategereje ujye utubera amaboko uko bwije uko bukeye kandi utubera agakiza mu bihe tubonera mu makuba bisobanuye ngo umuntu wategereje Uwiteka izo nama zikorwa ntacyo zamutwara utegereza Uwiteka ntajya mu nama mbi akora ibyiza akora ibyo gukiranuka nimuhumure mwebwe mukurikirane gusenga rwa amen amaboko y'Uwiteka ari muzi ko tugiye gusenga ariko shene dobe sana deko rero umutima wanjye hari ukuntu numva unezerewe ntabwo biba yusomye igitabo kimwe cyo mu nzandiko za Pawulo haravuga ngo kuko bitava ku bushake bw'umuntu cyangwa kumweta bigirira biva ku Mana amen hari umuntu ubona ari mu kintu akibwira ko yashyizemo imbaraga ariko uko Imana yagize gute hari umuntu bari bahaye igihe yego hari igihe umuntu aguha igihe Imana ikaguha ibihe yego kaguha umunsi Imana ikaguha imyaka ni ukuvuga rero ngo uko Imana yagambiriye dusoza tubwire abantu ngo ni byiza kuba mu mugambi kandi warangiza nturebe ibikuri imbere ubwinshi bwabyo ukibuka ibyo wasimbutse uko byangana amen ikidukomeza saho tujya yego ikiduha imbaraga naho twavuye ko naho ntago hari hose kandi imisozi wambutse niyo ikwizeza ko naho ugiye hashoboka yego asifuye amen va mu bwoba itarakwishe satani ukiri uruhinja ukambakamba ry'ibinonko uyu munsi zakwica uzi kwihahira no kwisengera ntibishoboka asifuye agira ngo rero dusenge tubwire abantu ngo nitangane n'imbere ahubwo jya ubwira satani yuko hari ibindi wambaye amen kandi icya kabiri tugomba kuba dutekerezaho gifite n'imbaraga kandi gikwiriye ko tukitekerezaho ni ikivuga ngo ntukabwire Imana ko ufite ibibazo yego ahubwo jya ubwira ibibazo ko ufite Imana ishobora cyose Mana data wa twese uhoraho Imana y'amahoro kandi Imana idukunda turagushimiye databuja ibigiye gusohora n'ibyawe ibigiye gusohora n'ibyo ushaka ibigiye gusohora n'ibyo wagambiriye ibigiye gusohora n'ibiri muri gahunda zatekereje uri Imana ifite imbaraga n'ubutware kandi bihagarara umugambi wawe urakoze turagushimiye Yesu Kristo amen